Abantu bakuru bake ushatse banavuga ko ari bake cyane nibo bataricara ku igare baba barihetsweho cyangwa baritwaye. Ikinyamitende cyangwa se igikoresho cy'ubwikorezi cy'ingenzi cyane mu bihugu byinshi byaye bikize ndetse n'ibikennye, ariko kikaba ingenzi cyane kurushaho mu gutwara imizigo ku bihugu bya Afurika ndetse no muri Aziya. Uyu munsi ku isi habarwa amagare atari munsi ya miliyari na miliyoni 500. Ubushinwa nibo bwihariye menshi kurusha ibindi bihugu byose kuko burimo arenga miliyoni 500. Birumvikana umubare w'amagare ari ku isi uruta imodoka zihari. Ubushinwa butunze menshi nibwo bukora menshi. Nubwo igare ritarusha imodoka gukoreshwa nk'uburyo bwo gutwara abantu mu bihugu by'Uburayi na Amerika, ariko hari abantu benshi bifashisha igare mu ngendo zabo mu bihugu by'Uburayi, aho Ubuholandi buri ku mwanya wa mbere mu bihugu byose by'Uburayi mu kugira umubare munini w'abaturage bagenda ku magare. Usibye abaritunze, ariko naryo harabo ritunze mu bihugu birimo n'u Rwanda kubera ko barikoresha nka taxi. Mu gihe cyorezo cya COVID-19 inganda zikora amagare zarungutse cyane kubera ko zakoze amagare menshi, bitewe nuko muri kiriya gihe igare ryabaye uburyo bw'ubwikorezi bwayobotswe na benshi cyane. Ndabasuhuje, nitwe Kwihanganira Isari Ponce. Uyu munsi amaso y'isi yose ari ku Rwanda kubera ko rurimo kubera irushanwa ruta yandi yose mu gusiganwa ku igare. Mu irushanwa ngaruka mwaka bibaye ku nshuro ya 98, rikaba bwa mbere iri siganwa ribereye muri Afurika. Shampiyona y'isi y'amagare. Tubashimiye ko mudukurikiye. Tugiye kuvuga ku mateka y'igare ku isi. Ryavumbuwe ryari nande? Ni gute ryaje kuvamo siporo ihuriza imbaga uyu munsi irimo gukinirwa hano mu Rwanda? Ni gute ryaje guhinduka isoko y'amikoro kuri bamwe? Ngo haye ikaze, nkwibutsa gukora subscribe, share, like ndetse na comment niba ukunda ibiganiro byacu. Nanone uyu mwaka uzajya kurangira andi magare miliyoni 10 asohowe mu nganda zitandukanye z'isi. Harimo yo twise aya siporo kubera ko yagenewe kunyonga n'abakora siporo. Andi yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu mu bice bitandukanye by'isi. Hari ibice by'isi bifite imiterere ihindura igare igikoresho cy'ingenzi ku buryo ubuzima butarimo igare butaba bugoranye cyane kubamo. Mu Rwanda akarere ka Bugesera kazwiho kuba amagare menshi, aho n'abagore benshi usanga bayinyonga kandi bitanabasabye kwambara imyambaro yabugenewe nk'ipantaro cyangwa se ikabutura. Ari nyonga kinyi igitenge, ibigaragaza ko ari igikoresho nk'ibindi byose bakenera. Inshuro nyinshi byanavuzwe ko igare riba mu bishyingiranwa umukobwa atana mu rugo rw'umusore iyo yakingiwe mu gace ka Bugesera. Mbere y'uko igare rihinduka umuco bene kakageni, byatangiye ryari ipine rimwe rikozwe mu giti. Ipine iri mu bintu bya mbere umuntu yavumbuye, ariko ryaje nyuma yo kuvumbura ibintu by'ingenzi nko gushyushya amazi, umwirongi n'ibindi. Bivuga ko kuvumbura ipine byaje nyuma y'ibi byose nari mvuze, bitewe nuko mu ishyamba abantu babaga icyo gihe nta kindi kintu na kimwe cyaba cyabaga kimeze nk'ipine. Umwirongi kuvumbura byaroroshye kubera ko byarashobokaga ko mu ishyamba umuntu ashobora kumva inyoni ivuga nk'umwirongi, akumva uburyo bw'uwo muziki wawo, akibaza uko yakora igikoresho gikora umuziki, bityo agakora umwirongi. Gusa gukora ipine ntibyaje koroha ndetse no kwigerera akazi mu mibereho ya muntu ni itekerezo cyamuvuye mu mutwe, ntawe rero bibonye na mbere, ntawe yigize abibona na rimwe. Ni hagati y'umwaka wa 2006 n'2004 mbere y'ezo. Ni mu bice by'Uburayi bw'uburasirazuba bw'uyu munsi, bitekerezwa ko ari muri Ukraine. Iyi pine yari yo gukoramo charrier, igikoresho wagereranya n'ingorofani. Chariot ni ingorofani bazirika ku ndogobe bakazirikaho n'ibimeze nk'amasuka, ubundi gashobora kuba yaguhingira. Nyuma banayikoreshaga mu gutwara imizigo myinshi ishobora gukurirwa n'indogobe. Iyi niyo sekuruza y'igare tubona uyu munsi. Kuvumbura ipine bwa mbere kandi byanafashije cyane kuvumbura imodoka kubera ko iyo pine y'igiti yari ikozwemo nibyavuye mu gitekerezo cyo gukora amapine y'imodoka za mbere mu Budage. Gukora ipine yashyizwe ku ndogobe byahise byoroshya ubuzima bwari icyo gihe kubera ko guhinga byahise bitangira kwihuta kandi n'itumanaho riroroha. Mu mwaka wa 1918 nibwo noneho inkuru y'igare yatangiye byanyabyo. Muri uwo mwaka nibwo umutware w'Umudage Karl Ledre yandikishije mu bitabo by'ubuvumbuzi igihangano cye. Cyari igikoresho gifite amapine abiri y'igiti ahujwe n'ikindi giti gitambitse, akagira amahembe aho umuntu afata ayobora ndetse n'intebe yo kwicaraho. Iki gikoresho cyakise velocipede. Velo bisobanura rapide cyangwa se umuvuduko, na pede bisobanura ibirenge. Cyari igikoresho kitari cyo gutwara abantu, cyari igikoresho cyo kubihutisha. Atekereza ko igare yumvaga ko muri make igikoresho gituma ibirenge by'umuntu byongera umuvuduko wo kugenda kandi umuntu adakoresha imbaraga nyinshi. Kwari ukwicara kuri icyo kintu ugasunika, ariko ibirenge bigakomeza kugenda bishinze hasi. Gusa kubera ko umuntu abaga yicaye hasi bimutwara ingufu nkeya cyane kandi akihuta, ariko ibirenge n'undi byakomeza kugenda.
Caledre akimara gukora igare yabigenze ibirometero 14 mu isaha imwe aryicayeho arisunika ibirenge biri hasi. Iki gikoresho bakerekanye pare mu Bufaransa maze bakire baragikunda koko, maze biyemeza gutanga umusanzu muri ubwo buvumbuzi bushya. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa munani mu gihumbi kimwe 1953 ikirunga cya Krakatoa muri Indonesia cyararutse gihitana abantu 36,000. Abantu 36,000 muri iki gihe byari nko kwica abantu barenga miliyoni uyu munsi. Iki gihe isi yari ituwe n'abantu miliyari 1,600,000. Iki kirunga kikimara kuruka ikirere cy'isi cyarijimye kubera umukungugu. Abarokotse bahise batangira kubaho ubuzima bugoye cyane kubera inzara. Indogobe nke zari zararokotse nazo zishwe n'inzara, izindi barazirya. Igare rya Caledre ryese ribona isoko kubera ko ryasimbuye indogobe muri Indonesia no mu bindi bice bya Aziya mu isi yose muri rusange. Gusa iri gare ntabwo ryatinze gutangira guhura n'ibibazo. Ryari rikoze mu giti, bivuze ko ryari remereye. Nta feri ryagiraga. Ari nayo cyarihinduraga igiti ukoresha gishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga, bituma icyo tangira kuricikaho. Esigari igikoresho cyo gutemberaho ku bakire n'abandi bantu babayeho neza, ariko ritangira kureka kuba igikoresho cy'ubwikorezi. Mu 1961 nibwo iri gare ryavuguruwe maze ritarihinduka igikoresho cy'akataraboneka. Umwubatsi w'Umufaransa witwa Pierre Michaud n'umuhungu we Ernest Michaud bashoboye gushyira pedalier cyangwa se ibinyongero ku ipine ry'imbere ry'igare, maze babakoze ibitangaza byatumye igare rihinduka igikoresho cy'akataraboneka. Ipine ry'imbere ryabaga rinini cyane kurusha iry'inyuma. Ibi bikoreraga kugira ngo umuntu najya kunyonga ibirenge bye bize ko byigiye hejuru. Rya gare rya Caledre ryitwaga Velocipede, bahise baryita Michaudine. Bari muri kimwe gumurika ry'ubuvumbuzi ry'isi ryo mu 1967, isi yose iratangara. Abaherwe nibo bahise bahitangira kuyigura kubera ko nta mukene ashobora kuryigondera. Mu miji ku mugoroba abakire babivuga banyuranyuranamo bicaye ku magari yabo batembera, rubanda rugufi rubitegereza nk'uko uyu munsi twitegereza abicaye muri za Mercedes. Bwari ubwa mbere umuntu yoroherwa no kugenda yicaye ku mugongo w'ikindi kintu kitari indogobe. Mu 1971 mu Bwongereza hagaragaye bwa mbere ikiswe Grand B, ubwoko bw'igare ryari rifite igipine cy'imbere kinini cyane, ikiziga kinini ku buryo kucyurira byasabaga ubuhanga, ku buryo kucyurira iki gipine cyasumbaga umuntu, hanyuma agapine k'inyuma kakaba gato cyane katananga na kirigari ry'umunsi. Intebe yo kwicaraho yabaga iteye kuri cya gipine kinini. Impamvu y'icyo gipine cya rutura yabaga ari kugira ngo umuntu anyongere rimwe igare ribe rigenze intera ndende. Ibinyongero n'ibisanzwe byabaga biri kuri cya gipine kinini cy'imbere. Ryari igare riteye ubwoba kuryurira. Kuryurira ryabaga bimeze nko kuri urwego kubera ko nta muntu ashoboraga kuryicaraho ngo ibirenge bigere hasi. Ibirenge bye byashoboraga kugera nko ku rukenyerero rw'umuntu uhagaze hasi. Impera z'ikinyejana cya 19 zarangiye nuko igare ritangiye kugera muri rubanda rwose. Ibyaturutse ku dushya twagiye duhangwa mu kurivugurura ku buryo kuritwara byoroha. Magare no batangiye kuyakora muri Asia mu bwoko bw'icyuma kigizwe na carbone iri hagati ya 0.02% na 2%. Ibi byatumaga iki cyuma gikomera kuruta ibindi byuma. Ni icyuma kandi kitafatwaga n'umugese kandi kikoroha mu buremere. Kubira igare ryarabagabanyijwe uburemere y'ikintu cya mbere cyari kirishyize mu biganza bya benshi. Nubwo noneho hakozwe ikadire imeze nka mpande eshatu. Ibi ni byuma bitatu, kimwe gitambitse n'ibindi bibiri biberamye bihuza amapine abiri, amahembe n'intebe y'igare. Amapine y'igare rya mbere yabaga arimo leyo cyangwa se inkingi z'ibiti. Icyo gihe noneho hahise hashyirwaho inkingi z'ibyuma, harimo zita amasela cyangwa se amareyo. 1980 bimuye ibinyongero. Imashini ijyaho mu nyururu bayikora ku ipine y'imbere bashyira ku ipine y'inyuma nkuko tubona uyu munsi. Nabwo byakozwe ku buryo ipine ikomeza kwikaraga niyo umukara niyo umuntu arikiye kunyonga. Bashyiraho feri. 1948 umunyekosi John Dunlop yavumbuye amapine nkuko tuyazi. Iki gihe nibwo imihanda ya kaburimbo yatangiye kubakwa mu Burayi babikesha gudo. Izindi mpinduka zaje mu kinyejana cya 20. Iki gihe nibwo havumbuwe deriya, ariyo mashini iba ku magare ya siporo ituma umunyururu wimuka uko bahinduye vitesse. Ni nabwo hakozwe suspension y'igare Parisoresol ituma mu magare ashobora kwidunda iyo bafashe feri cyangwa se yakubise mu kuku. Muri make igare rigezweho tubona uyu munsi ririho kuva mu 1990. Hano ryari rigiye guhera ryigarura societe yarimo kwaguka ku isi yose. Muri iyo myaka ibihugu nk'Ubufaransa byahise bitangira gukora ubukangurabaga bwo gukora ubukerarugendo bukoresheje igare. Gutunga igare
byose bihinduka ikimenyetso cy'ubusirimu n'ubukire. Isiganwa rya mbere ku magare ryabereye mu Bufaransa, kwari ugusiganwa mu mujyi wa Paris guturuka kuri Champs-Élysées kugera Versailles hari mu 1967. Aha ni nabwo igare ryamamaye kurushaho, maze amagare atangira gukorwa mu nganda. Abantu benshi bari bakeneye amagare, ari nabwo ikiguzi cyo gukora igare mu ruganda cyagabanyutse. Nko mu Bufaransa, inganda zikora amagare zaje zivuga i Paris, Saint-Étienne na Montbéliard. Ibi ni nako byari bimeze mu bindi bihugu byo mu Burayi na Amerika. Muri iki gihe kandi mu 1995 nibwo haje bwa mbere imodoka. Abakire benshi bahita bafata amagare hasi bimukira ku modoka. Imodoka yari imashini y'akataraboneka, yiruka kandi idasaba ingufu mu kuyigendesha, ku buryo rwose abakire babonaga ko cyari igihe cyo guharira igare abakene. Igare ryase riba igikoresho cy'umukene, umukozi wo mu rwego rwo hasi ukorera abakire niba asiganyonga igare. Ryabaye kandi igikoresho cy'abajene bafite ingufu zo kunyonga kandi badafite amikoro yo kwigurira imodoka. Ingingo itaravuzweho cyane nuko igare ryanahindutse igikoresho abagore bifashishaga mu kuzamura agaciro kabo no kwihesha umwanya mu muryango mugari. Mu 1994 imirimbanye mu burenganzira bw'abagore umunyamerikakazi Susan B. Anthony yaravuze ati igare ryahishije abagore uburenganzira bwabo kurusha ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose cyabayeho ku isi. Abagore ba mbere batangira gutwara igare ryari igikoresho cy'uburusirimu kigendanye cyane no kugaragara neza. Umugore wambaye umwambaro mwiza iyo yuriraga igare bibonaga bisa neza. Byari ikimenyetso cy'ubusirimu no kwitandukanya n'abandi, cyane cyane rubanda rwa giseseka. Gusa hari ikibazo, amakanzu yabo yari maremare kandi kunyonga igare byasabaga imbaraga. Uko niko batangiye kudoda amajipo magufi baza kuyita mini jeep. Banakoze ya magare adafite kadiri ya mpande eshatu, amagare adafite wa mutambiko uri hejuru ku buryo bisaba kuzamura ukuguru ngo uryurire. Bakoze kadire iberamye igiye hasi ku buryo kurira igare bidasaba kuzamura ukuguru cyane. Mu 1992 no mu 1999 abategetsi benshi mu Burayi bemerera abagore kwambara amapantaro ku nshuro ya mbere. Gusa uwemererwa kwambara ipantaro no byabaga bigaragara ko ari butwara igare yerekanye amahembe y'igare, kubera ko mu magare mu kuyafunga ngo atibwa bayakoraga amahembe umuntu akayagendana. Iyo umugore yabaga afite amahembe mu ntoki yemererwa kwambara ipantaro. Nibyo mbere y'imyaka ntabwo umurerwa kwambara ipantaro mu bihugu byinshi by'Uburayi. Uburenganzira bwo kwambara ipantaro ku bagore bwatanzwe hamwe na hamwe bitewe no gutwara igare. Birumvikana ibi ngibi bitangira byari ubusirimu n'impinduramatwara. Mu bihugu bimwe na bimwe no mu mijyi byaramagamwe cyane, bati n'ibigare rije mu guca umuco naryo nirigende rwose nta mugore wambaye ipantaro. Abamagana ibi ngibi kandi bamagana ingingo zishobora gutangaza ngo abagore gukora ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri nko kunyonga igare bishobora kuba atari byiza na gato ku buzima bwabo. Harabajyaga kure bakavuga ko umugore utwara igare bimutera ubugumba. Igare batangiye kuryita amashina restaurant. Abandi bakajya kure cyane bakavuga ko igare rishobora kuba igikoresho cyo kwishimisha ku bagore mu birebana n'ibitsina kubera imiterere y'intebe yaryo. Usibye byose, igare ryahindutse igikoresho cyahaye abagore ubwigenge cyane cyane bwo gukora ingendo. Ryabafashije kujya banyuzamo bakava mu mijyi bakaruhuka abagabo batahwemaga kubagenzura kubaka cyakariya. Ibihugu byinshi by'Uburayi nk'Ubufaransa, ukuza kw'igare no gukwira muri bose byazanye n'ubundi burenganzira bwagendaga buza muri bana n'imibereho y'abantu. Ni nk'uburenganzira bwo gutora, uburenganzira bwo kwishyira hamwe cyangwa cyane gushyira amashyirahamwe hamwe. Ubwari ingenzi cyane mu gushinga amashyirahamwe agamije siporo. Icyiciro cya kabiri cy'impinduramatwara y'inganda cyazanye n'ivuka ryo kwamamaza ndetse n'ubushake bwa buri wese bwo gutunga buri kintu kigezweho mu kwigana abakire n'abatware bo mu kijana cyanagerutse. Rubanda rwagize ubushobozi bwo kugera ahantu ubusanzwe batapfaga kugera. Mu 1993 haba isiganwa rya mbere ryo kuzenguruka Ubufaransa ku mugaragaro, Tour de France. Irushanwa mu buryo bwihuse ryose rihinduka umunsi mukuru uruta indi yose mu Bufaransa mu birebana n'igare n'iterambere. Kuri uyu mukino byari ubuntu, ntibyatumaga abaturage bose b'Ubufaransa basohoka mu nzu zabo bakajya imbere yazo ku mihanda kureba abarusha abandi kunyonga igare. Muri icyo gihe igare ryahindutse uburyo bwonyine bworohereza ingendo abaturage b'amikoro make, cyane cyane ba nyakabyizi. Abandi bamenyekanye cyane ku igare ni abapadiri bagombaga gukora ingendo ndende bazenguruka igihugu cyose bagiye kogeza ivanjiri. Abandi bamenyekanye ku igare ni abakozi b'iposita. Nyakabyizi yo mu mujyi
yahise abona icyaro gihugiye hafi kubera igare. Umunyacyaro nawe nuko abona umujyi umugiye hafi. Mu kinyejana cyose ndetse yewe n'uyu munsi, igare ryanditse igikoresho cy'ibanze bimwe mu bikorwa by'umuryango. Niyo mpano abifite bahawe umwana wabo nk'ikimenyetso cy'uko asohotse mu bwana atangiye kwinjira mu bukuru. Ryanditse ikimenyetso cy'uko umuntu yahembwe umushahara wa mbere agitangira akazi, wahembwaga yiguriraga igare. Igare kandi mu 1992 igare ryatangiye gukoreshwa nk'igisirikare. Ubwo Uburayi bwatangiraga kwinjiraga mu ntambara mbere y'isi mu 1914, igisirikare cy'Ubufaransa cyari gifite umutwe w'ingabo kigendera ku magare cyangwa zirwanira ku magare, zigizwe n'abasirikare 400. Abari mu ntambara bose mu ntambara babaga bafite batayo y'abarwanira ku magare. Muri iki gihe igare ryitwaye neza muri za misiyo z'ubutasi no mu buvuzi ku rugamba. Gusa nubwo igare ritakoreshwaga mu ntambara zose, ariko izakomeye zose muri kiriya gihe zakoreshwagamo igare. Nk'urugero, mu 1937 mu ntambara y'Ubushinwa, Abayapani bakoresheje amagare 50,000 mu gutungura umwanzi wabo bamugabaho igitero. Bafite udushya twinshi muri n'igare. Bagira icyitwa transporteur, igare ry'amapine 3 rifite karimoroke kicamo abantu barenze umwe, ku buryo umubyeyi ugiye kujyana abana ku ishuri cyangwa ugiye guhaha adakenera imodoka. Igare ryabo rishobora kwicaramo abana 2. Undi mujyi ubamo amagare menshi ni Seville muri Espagne. Abayobora umujyi bafashe icyemezo cyo guteza imbere amagare mu rwego rwo kugabanya ambutiyaje z'ibinyabiziga mu mujyi. Uyu munsi bafite imihanda ipima 100 y'ibirometero agenewe amagare. Undi mujyi wagenewe amagare ni Montreal muri Canada. Nshuti bakunze mwadukurikiye, ikiganiro cyacu tugihiniye hakuno. Yari kwihangana Elsa Response. Nkibisanzwe ndakibutsa gukora subscribe niba utarayikora, share, like na comment. Dore mu biganiro by'ubutaha. Mugire ibihe byiza.